Hello guys, nshuti zanjye, nshuti za Tantine Jackie Professional, nongeye naje. Mwiriwe nanone, yego. Yesu ashimwe cyane. Mumeze neza, nanjye meze neza. Muri aka kanya noneho rero, nje kubigisha guteka ifunguro ridasanzwe, ritazwi n'umuntu uwo ari we wese, ndetse n'abashefu bose simpamya ko babizi. Abashefu bo muri iyi viziyo. Iri funguro ntaryo bazi pe. Bize byinshi, bakoze byinshi, ariko nta mushefu mpamya ko yaba azi iri funguro, kuko rizwi na bake, ryabonywe na bake, muri abo bake nanjye ndimo. Murebe ko ako naribonye nkaba ndizi, kandi rikaba ari ifunguro ryiza riryoha, nanjye nje kuribigisha. Hagira ufora iryo ari ryo, ntabwo warimenya. Mu by'ukuri rero nje kubigisha guteka ubugari, nyakubuteka pana kubusonga. Ubugari butogosheje, ubugari bugeretse ku bishyimbo. Ubwo bugari buraryoha, butuma umuntu akomera. Kwa kundi bajyaga bakubwira ngo uroroshye, ngo nta mbaraga ufite, ngo ntabwo ukomeye. Ntibizongere. Nuzajya uteka ubugari gutyo ukajya uburya nka rimwe mu cyumweru, uzahita ukomera cyane bikomeye, kandi ugira imbaraga, ujye ukora akazi neza ukarangize wumva ukomeye ufite ibigufu byinshi. Iryo funguro rero ntabwo nzi izina rya sinzi uko ryitwa mu Kinyarwanda. Icyo nzi cyo ni ifunguro nabonye kera ndakana gatoya, nibona na nyogokuru, mama abanjye wambyaye ararikopera nawe arariteka. Noneho rero nanjye ubu ngubu ndashaka kuribereka mukaryiga mukarimenya. Ariko rero mama nawe yajyaga nkorera amakosa. Yabaga azi yuko atetse iri funguro riryoshye gutya, twebwe ntaduhe byinshi, agaha byinshi papa, kubera ko nyine ari nyir'urugo. Hanyuma twebwe tukamara kurya twumva tugishaka kurirya. Iryo funguro nurirya ahubwo ugiye kunseka. None se ko ugiye kunseka wowe papa wawe, si we bahaga byinshi kurusha abana? Ariko twebwe abana bacu nyine tujyana ku meza nta kibazo, umuntu yiyarurira ibyo amara. Abana bo muri iyi viziyo ntabwo ari nka ba twebwe. Yes, twagiye. Ukuntu rero ngiye kubigenza, ngiye gukora pate mbisi, guponda. Icyo mfite hano ingredient afite ni ubugari bw'imyumbati, ifu y'imyumbati nako, howe, ubugari bwabaye ubugari. Iri ni ifunguro rya Kinyarwanda, wumve ngo rya Kinyarwanda rizwi n'abantu bake. Impamvu nje kuryigisha, abantu bamaze iminsi bambwira bati wagiye unyuzamo natwe ukatwereka inteko ya Kinyarwanda. Mu by'ukuri njya mbigisha guteka Kinyarwanda, noneho barambwira ati uzatwereke specialite ya Kinyarwanda. Specialite ya Kinyarwanda cya kera n'ababyeyi bacu batarabaho, ni iyi ngiyi ngiye kubereka. Imyumbati yabagaho, bahingaga imyumbati bakayisekura mu isekuru, bakayiyungurura, bamwe bakayiyunguruza akayunguruzo, abandi bakayunguruza urutaro. Yego, uzi ko angana nanjye ibyo bintu yarabibonye. Ubwo rero ikintu ngiye gukora, ngiye gupondesha amazi mabisi. Nimpondesha amazi mabisi, ndahita nkora utundi tuntu nyine. Ubu nafashe ikiro cy'ifu, ndapondesha inusu y'amazi. Iki gikombe gipima inusu. Ndabanza nshyiremo make. Ni ifunguro rya Kinyarwanda, nta munyu urimo, ariko ibishyimbo, kubera ko ndi bugerekeho ibishyimbo nyine, ndashyiramo umunyu kugira ngo biryohe. Si ubwa mbere se uri ubugari burimo umunyu? Ndakora pate nka kwa kundi tujya dukora pate. Ntabwo iyi ngiyi ari ifarini, ntabwo ari flour. Iyi ngiyi ni ifu y'imyumbati iri gukora. Umwana utarariye rino funguro, umuntu uri ku kigero cyacu akaba atarigeze arya uyu mutsima, yahuye n'ingorane rwose. Ntabwo azi utuntu turyoshye twa Kinyarwanda. Ntabwo ari capati ngiye gukora, nta nubwo ari biswi,
nta nubwo ari crepe, ni ubugari butogosheje. Yes, ubwo rero ifu yanjye, pate yanjye imaze kuboneka. Ubu ikigiye gukurikiraho rero ni iki: ndajya mfata ndashyize umunyu ku ruhande, ndajya mfataho akabumbe gatoya, urabona iyi safuriya, murayibona? Iyi safuriya ndajya mfata akabumbe gatoya, nkakore gutya. Nta kuroringa, ntaki, uragakora ukakagira gutya. Ni ibyo mu rugo, ntabwo ari ibyo ngiye gucuruza. Nta bintu byo kuroringa na roringi pini. Ukakagira gutya. Noneho kugira ngo ntaza kugerekaho akandi bigafatana, byafatana ntibibashe kuvaho, ubwo ndagerekaho udushyimbo. Yes. Ibi se wari ubizi? Ntabyo wari uzi pe, ni ukuri ntabyo wari uzi. Urabona iri funguro nta mavuta nshyizemo, ngiye gukoresha amaminwa y'ibishyimbo gusa, amazi natekesheje ibishyimbo. Kubikorera mu ntoki, kandi ibi ngibi murabizi mubisoma no muri Bibiliya. Muri Bibiliya nyine abantu b'Abisirayeli ba kera babikoraga gutya, ariko n'ubu baracyabikora. Ngo kurya imitsima idasembuye ni iyi ngiyi baba bavuga. Uko ugeretseho uhita ugira gutya, ukagerekaho udushyimbo kugira ngo turinde iyindi pate kuza gufata kuri mugenzi wayo. Kongera ugakora kandi. Iri funguro abandi bantu bakunda kuritegura uretse abanyayisirayeli, abahinde, abataliyani, ariko bo babikora mu ifarini nyine. Sinzi nimba babikora mu ifu y'ubugari, ntacyo mbiziho. Nzareba, nzababaza nimba bashobora gukora ubugari. Ntabwo mujye musoma muri Bibiliya, umunsi w'imitsima idasembuye niyi babaga bavuga. Gusa bo nyine bakoresha ifu yabo y'ingano. Urakomeza ugashyiraho udushyimbo, ugakomeza nyine ukagerekeranya kugeza igipondo gishize. Yes, ubwo maze gukora rero pate no kuyipakira neza mu isafuriya. Ubu ngiye gukurikizaho iki? Ngiye gushyiramo umunyu. Mujye mwibuka guteka umunyu muke mwakabyaramwe. Nyuma y'umunyu ndakurikizaho gushyiramo y'amazi namenye y'ibishyimbo. Ushyira uruhande rumwe kugira ngo utabishwanyuza, hanyuma ushyiramo ahagije kugira ngo nyine bize kubirirwa. Hari ikindi se? Ni ibi ngibi.
duhurire he? Mu gikoni. Murabibona rero, ngiri ifunguro ryanjye nyine ryageze ku ziko, urabona ko bitangiye gutogota. Byaba byiza mpfundikiye, kadushyireho umupfundikizo. Aha, inkono yanjye rero yahiye, reka turebe uko bisa. Murabibona, ubugari bugeretse ku bishyimbo, mwabubonye? Yego, birasa neza cyane. Reka mbere yuko mbiminina, kuko ndayamenina, aya mamininwa nyamene ntabwo tuyakoresha, nashyizemo menshi. Nababwiye ko ari inteko nyarwanda. Yes, murabibona? Mwabibonye? Aha. Biryoshye kuba ibintu mba. Duhurire ku meza. Duhurire ku meza rwose. Ndahita minina, nimara kuminina hanyuma mpite narura tujya kurira ku meza. Yes, mwabibonye rero. Nagira ngo musabe ntugende udakoze subscribe. Abahanga bo kurisha intoki kera ibiyiko bitarabaho barishaga intoki, ariko ubu ngubu ufata icyuma ikanya n'icyuma ukajya ukata, nko kuzukata umureti, nko kuzukata utundi tuntu, nuko ugafungura. Hanyuma rero mumbwire muti iryoherwe, mumbwire ndyoherwe. Yego, ibiryo byiza. Iri funguro ni ryiza, kandi agapiyese kamwe gahaza umuntu. Ntubirebe gutya ngo ugire ngo buriya nashyizemo udupiyese 6 duhura n'abantu 6. Ahubwo afite ubwoba, barabirya baryoherwe. Noneho rero bimbane biki kubera ukuntu biryoshye. Murakoze rero, tuzahora ubutaha. Ciao ciao.